Bakunzi bacu tubahaye ikaze nanone mu biganiro tubategurira bitandukanye bigamije gutuma tuba bazima haba mu bwenge, mu mpagarike, mu mubiri hose no mu by'umwuka. Uyu munsi noneho tugiye rero kuvuga ku bijyanye n'ibigori. Ibigori turababwira akamaro kabyo, niturangiza nyuma turahita tubereka n'ukuntu mwateka impungure mu buryo bwiza kandi butuma zoroha umuntu wese akaba yashobora kuzirya bitamuteye ubunebwe. Kumwe abantu bavuga bati impungure ziragora biki, turabereka uburyo watekamo impungure zigashya neza nta bishishwa wumva kandi zoroshye. Ngaho reka tubanze dutangirire ku kamaro k'ibigori. Tunyarukiye mu gitabo cyitwa La santé par les aliments cyangwa se ubuzima dukomora mu byo kurya cy'umuganga witwa Dr George Pamplona Roger, turajya kuri chapitre ivuga ibyo kurya by'amara. Bavuze ibigori. Ibigori babivuzeho byinshi, bavugamo akamaro kabyo, ariko reka tuvugemo bike. Banditse yuko ibigori bifite ibyitwa hydrate de carbone cyangwa se mu kinyarwanda tugenekereje twavuga ko ari nk'isukari idacagaguwe, kuko iyo digestion irangiye ibi bitanga isukari. Rero 16.3% by'uburemere bw'intete z'ibigori bigizwe n'izo hydrate de carbone. Kandi ikindi nuko izi hydrate de carbone ziri muri ibi bigori zirimo ari imvange y'icyo bita sucre ndetse na amidon. Banditse yuko mu bigori bitumye ikibamo ari cyinshi ni iki cyitwa sucre cyangwa isukari ihita yumvikana ako kanya itagorana mu kuyicagagura, naho ibyumye bikaba bifite amido nyinshi. Rero niyo mpamvu ibigori bikiri bitoto uba wumva iyo ubiriye wumvamo agasukari kenshi kurusha ibyumye. Ariko icyiza banditse nuko muri ibi byombi yaba amido na sucre biri mu bigori byumye n'ibibisi kimwe kikiganza hamwe, ntago digestion yabyo iruhanya. Niyo mpamvu uwabiriye asonza vuba. Ikindi banditse ku bigori rero nuko bifite amavuta cyangwa se graisse, akaba aba cyane mu mumero w'imbere, ndetse yihariye 1.18% by'uburemere bwose bw'urutete rw'ikigori. Ni ukuvuga ngo uburemere bwose bw'uruhungure 1.18% byacyo ni amavuta. Aya mavuta rero afite umwihariko w'uko arwanya urugimbu rwa cholesterol mu maraso, bigatuma aba meza cyane ku bantu bose. Rero nugira aho ubona amavuta y'ibigori uzayagure, ndetse ikindi nuko anakungahaye cyane kuri vitamine E, aya mavuta y'ibigori. Ikindi banditse rero muri iki gitabo ibigori bifite ni proteine. 3.22% by'ikigori ni proteine, ndetse ngo bijya bigera no ku 10% iyo ari ibigori byumye. Rero izo proteine ntago amoko yose ya proteine ari mu kigori. Ku babizi bazi neza ko kugira ngo proteine zibe zuzuye zigira icyo bita les 8 amino essentiels. Ni ibintu 8, ni amoko 8 y'utuntu tw'uduproteine kugira ngo zibe zuzuye. Rero mu kigori ntago ayo moko 8 yose abamo. Niyo mpamvu kugira ngo ubone proteine zuzuye batanga inama y'uko ibigori ubitekana n'ibinyamisogwe bikize kuri proteine nk'ibishyimbo, amashaza cyangwa se soya. Iyo ubivanze ubwo uba ugiye kubona proteine zuzuye. Nuko rero niyo mpamvu n'uyu munsi mu byo turi buteke ibigori byacu turi bubiherekereshe ibishyimbo. Ikindi ibigori bifite ni amavitamine ndetse n'icyo bita les sels minéraux cyangwa se imyunyungugu. Vitamine ziri mu bigori harimo nka B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatandatu ndetse na B ya 9. Aya mavitamine mu bwoko bwa B yose ahurije ku kuba afasha ubwonko gukora neza. Izindi vitamine ziri mu kigori ni nka E, nkuko twabibonye mu mavuta yacyo habamo vitamine E, ndetse no mu kigori ubwacyo kuko n'ubundi ayo mavuta ava muri icyo kigori. Habamo vitamine A cyane mu bigori by'umuhondo. Amamineral salts rero abamo cyangwa se sel minéraux cyangwa imyunyungugu harimo nka potassium, phosphore, magnesium, fer ndetse na calcium
nkeya cyane, habamo calcium gake cyane, niko muri icyo gitabo banditse. Ikindi tutakwibagirwa kuvuga ni uko mu bigori habamo fibre, 2.7% by'ibigize ikigori ni fibre. Tubibutsa ko fibre ifasha cyane amara koroha bigatuma imyanda isohoka vuba. Rero ibyo ni bimwe mu kamaro k'ibigori, ndetse ubushakashatsi bwanagaragaje yuko abantu bakunda kurya ibigori bakunda kugira umunezero, ndetse batanga n'ingero z'abantu bakunze kuba baba hamwe kandi batanabayeho ubuzima bwiza cyane, ariko wabageramo ukabona baraseka baramwenyura nk'abari mu nkambi ndetse no mu magereza, nubwo batababayeho ubuzima bwiza, ariko kubera bakunze kurya ibigori ubwenge bwabo bugira akanyamuneza, ugasanga bakunze kugira umunezero. Rero muri make ngako akamaro k'ibigori. Murumva ko dukurikije uburyo ikigori ari ingenzi, ababihitiyemo abantu bakunze kubona ibyo kurya bikeya bari bashishoje. Rero sigaho kubyitirira ibiryo by'abaciye bugufi, sigaho kubyitirira ibiryo by'abagize ibyago n'ingorane, ahubwo nawe ujye ufata umwanya utegura ikigori mu buryo bugushobokeye bwose. Ngaho dore urugero rw'uburyo watekamo ibigori busa nk'ubufata umwanya ariko kandi bwiza butuma urya ikigori neza. Fata ibigori byawe ubitoranye, ukuremo ibibore, ubigosore, nurangiza ubironge, nibiba ngombwa urare ubyinitse mu mazi kugira ngo ejo nujya kubiteka bizabe byatumbamye bishye vuba, ariko muri uru rugero tugiye kubereka ntabwo twari twiriwe tubitumbika. Amasaha turi bubabwire byahiriye ni amasaha bihira utaraye bitumbitse. Nyuma yo kubyoza rero bishyire ku ziko ucanire, hanyuma kugira ngo bize koroha ikintu tugiye gukoresha ni umunyu w'igikukuri. Umunyu w'igikukuri ahangaha tugiye gukoresha ngereranyije navuga nk'ibiyiko 2 by'umunyu, uramutse uwuseye waguha nk'ibiyiko 2 muri iki kiro cyanjye cy'ibigori natetse. Hanyuma uyu munyu w'igikukuri rero tumaze kuwushyiramo tugiye gucanira amazi akame. Aya mazi ya mbere tugiye gutekesha arakama, murabibona hano amaze gukama. Mbibutsa yuko aya mazi akamye hashize amasaha 2 n'igice. Ubwo byaterwa n'amazi washyizemo, byaterwa n'ibigori watetse, ariko amazi ya mbere amaze gukama nibwo tugiye guhita noneho tubironga. Tugiye kubironga, impamvu tugiye kubironga kugira ngo wa munyu w'igikukuri uwasigaye inyuma tuwuvanemo kuko twashyizemo mwinshi cyane. Ikindi kandi tugiye kuronga dukoresheje agafuka dusa nk'abavuguta kugira ngo ibishishwa bigabanukeho inyuma. Murabibona twavuguse. Hanyuma niturangiza turongera tubyunyuguze, mbibutsa yuko amazi turi kurongesha ni amazi asanzwe akonje, turabyunyuguje. Hanyuma niturangiza rero tugiye gutereka ku ziko nanone. Mbibutsa ko igihe twatangiraga guteka ibigori, ibishyimbo byacu ni inusu, ni 1/2 cy'ibigori, twabaye tubishyize mu mazi kugira ngo bibe byoroha. Nibyo tugiye kubanza ku ziko nyuma yuko tumaze kuronga ibigori. Ibishyimbo byacu tubishyizemo hasi, hejuru noneho turengejeho bya bigori twaronze, turongeye turapfundikiye. Nyuma y'aha rero ibigori byacu n'ibishyimbo noneho byahiye, ngira ngo murabibona. Dukurikije amasaha tumaze kandi tutari twabitumbitse, iyo tuza kubitumbika yari kuba make kurushaho. Kandi ikindi nk'uko mwabibonye, usibye igihe twafashe cyo kubironga, ni ibintu utereka ku ziko nimba utetse ku makara ukigendera ukajya uza kongeraho amakara gusa. Rero ndabashishikariza, ibi bigori rwose bihiye ngewe mbiryaho kenshi, biroroshye kubihekenya nta bunebwe biteye, kandi ikindi mwumvise n'akamaro k'ibigori nk'uko twabivuze. Rero ngaho nawe uzabigerageze mu rugo, ngizo impungure n'ibishyimbo byacu, ibyo kurya byiza bidakwiye gucika ku meza yacu, kuko ubwonko bwacu turabukoresha cyane, dukwiriye kubugaburira ibituma bukomeza gukora. Kandi mwibuke ko ukuhekenya imisaya ikasa nkaho ikoze effort, nabyo biri mu birinda
iyi mitsi yacu yo mu mutwe kugwa umugese cyangwa se abantu ntitukishimire guhora tunywa udusose gusa. Ibi bigori ntabwo bikomeye cyane ariko nabyo ntabwo byorohereye nk'ibirayi cyangwa nk'agasosi. Byibuze tujye tugira igihe cyo kurya ibintu bituma imitsi yacu ikora, ndetse imisaya yacu igakora. Ikindi tutabura kuvuga ni uko igihe ubishatse wanazikaranga. Njyewe nuko nari nahisemo kurya ibiryo bidakaranze, kandi ushyiramo n'akandi kunyu karinganiye kugira ngo zibe ziryoshye neza. Ngaho rero nawe uzabigerageze mu rugo kandi nizeye neza ko uzaryoherwa. Tubashimiye kuba mudukurikirana, naho ubutaha.